Nitwa Reverend Dr. Ntabana Innocent. Ndi umukristo nakiriye Yesu muri 1995 mu kwezi kwa 10. Natangiye umurimo w'ivugabutumwa muri 1998. Nkorera mu muhamagaro igihe kinini, ariko nkajya mbabazwa n'abantu bigisha ibintu bitari ijambo ry'Imana. Icyo gihe nubwo nari ntarakiza ishuri rya Bibiliya, kuva nakiriye Yesu yanteye inyota yo gusoma ijambo ry'Imana. Nkajya mbana n'abantu, umuntu yajya kubwiriza ugasanga abwirije ibintu binyuranye na Bibiliya. Bigeze mu 2005 nahisemo gutera intambwe yo kujya kwiga ishuri rya Bibiliya. Niga igihe kingana n'imyaka 4, amasomo hafi 22. Hari bimwe nasobanukiwe muri icyo gihe, ndushaho cyane gusobanukirwa ijambo ry'Imana, kandi menya ko hakwiriye kwiga umuntu wahamagawe kugira ngo agire ubumenyi mu byo atanga, we ubwe ku giti cye, no kubo asavinga iyo serivisi abaha ubwo bumenyi. Bigiraho umutwaro munini. Nicyo gihe natangiye kuva mu 2008 natangiye kwiyumvamo umutwaro wo kwigisha. Mufite umutwaro, nabona okaziyo ndi mu rusengero nkayikoresha. Nabona aho bantumiye ngo nzaze mu mahugurwa, nkabasaba teme igiterane cyabo hakiri kare kugira ngo nshobore gutegura inyigisho nzatanga igendanye na teme bampaye, ntapfuye kuvuga gusa, ahubwo nubatse ubumenyi mu bantu. Abantu ntibatahane ubuzima bw'icyuka, ahubwo bagere bazi ku ijambo ry'Imana. Rero kuva icyo gihe nibwo umutwaro wanyinjiyemo, umva afite umutwaro wo gufasha abakozi b'Imana. Ntabwo nahise mbona amahirwe yo kubikora. Yo kuba nahura n'abapasiteri benshi. Ni serivisi numvaga nakora mu giterane, nangwa itorero ry'abari ryampaye umwanya wo kubwiriza, nkategura inyigisho yanjye hakiri kare nkayitanga. Ndibuka ko nigeze no gukora ivugabutumwa kuri radiyo mu gihe kingana n'imyaka 3. Yego. Ariko igihe icyo ari cyo cyose, icyo kibazo musa n'abambashije, ndibuka ari umunyamakuru muri radiyo Umucyo yageze kukimbaza, akimbaza nshoje muri studio. Ntabwo yakimbarije kuri mikoro, yambajije ikibazo kivuga ngo abantu benshi ko iyo bari hano bakora publicité y'amatorero yabo bigafata umwanya munini, wewe wakwinjira hano muri studio ukabwiriza ubutumwa bwiza, ukabwira abantu ngo bashaka itorero ry'umwuka ribegereye ribafashe, ubiterwa n'iki? Ndibuka igisubizo namusubije icyo gihe. Naramubwiye ngo ahantu hose hari ibibazo bitandukanye, ariko ijambo ry'Imana ni umuyobozi urenze abandi bayobozi bose. Mpamagara abantu bavane hano mu mujyi, abandi bave za Rwamagana, abandi bave mu bice bitandukanye, baze kunsanga Kimironko. Nibaza bazasanga hari amakosa, kandi baza wenda bari bazi ko baje muri paradizo. Rero niyo mpamvu ugiye ndi muri studio ngomba kubwiriza ijambo ry'Imana. Namara kubwiriza ijambo ry'Imana nkatanga inama. Uwaza mu bujyanama ashaka ko ryumugira inama nabikora, ariko uwaza ngo aje kuba umukristo aturuka mu ntambwe nini cyane, ahantu kure hamuvuna muri transport, namugira inama yo gushaka itorero rimwegereye ribwiriza ubutumwa bwiza,
nk'uko nanjye nawubwirije, Yego. rikamufasha rikamurera. kubera iki? Ntabwo intego dufite ari ukubaka ubwami bwacu, ahubwo intego dufite no kubaka ubwami bw'Imana. Yego. Muvuze ko mwagize ifuhe mubonye uko abantu bigishaga ibyo bitaga ijambo ry'Imana ariko atari ryo, ubwo mpise natekereza navuga nti wenda abantu bazi ko ari ibyungu byo kubwiriza ibyo abantu bashaka ari ibyungu, ariko muvuze igihe mwabigire numva ni kera, ubanza na kera hari barigishaga ibintu bidafatika. Iyo murebye igihe mwatangiriye gutanga ayo masomo aho mugeze ubu ngubu abanyeshuri babanyura imbere, ese koko mubona cya cyifuzo mwari mufite kigerwaho? Mubona hari inzira y'uko kizagerwaho? mubibona mute? Ntangire kukubwira ku buzima bwa kera. Yego. Ubuzima bwa kera tugitangira kwakira Yesu no gukora ivugabutumwa, twari tutaramenya gukompeta n'isi. Ubutumwa twabwirizaga bwari ubutumwa bw'uko abantu bava mu byaha bakajya mu ijuru. Yego. Kandi twari tutaranagasobanukirwa kwigisha ko Imana ari urukundo, ahubwo twigisha ko Imana imeze nk'umuntu ufitiye umujinya icyaha, kandi nta nzira umuntu yanyuramo ngo yegerane nayo usibye kwihana umuntu abyishatsemo. Rero icyo cyasaga n'igitugu, gikomeye. Mwigishaga Imana y'inyagitugu. Y'inyagitugu ikomeye ko ahubwo nutihana iri unagusibe mu gitabo cy'ubugingo. Yego. Rero ubwo bwari ubuzima bumeze nk'igitugu, wasangaga abantu bataje kuri Yesu bazanywe n'urukundo, ahubwo bazanywe n'ubwoba. Ubwoba bugahita bubakurura, noneho ko nibatabikora bari bupfe. Nicyo kibazo cyonyine cyari gihari. Abantu bari batarakompeta mu bintu by'amafaranga, bahigahiga ibindi bintu byinshi, bumvaga no gukizwa bakajya mu ijuru. Yego. Ubwo twari dufite igice cy'ubutumwa. Icyo cyari igice cy'ubutumwa. Kandi nacyo kirimo igitugu cyinshi, kirimo n'ubwoba bwinshi. Aho umuntu yumvaga yacumuye akumva ari bupfe. Niho haziragamo na bw'abantu bazita Imana iraje ibarimbure. Bigasanga abantu babayeho mu mwuka w'ubwoba cyane. Noneho nyuma yaho wibuka, nashobora kuba natanze igitekerezo wari uhari. Yego. Vuga ngo igihugu cyacu ko cyatangiye cyari gifite temporary na permanent. Bivuga ngo mu gihe cya tenti nyine twe tuzikora kujya mu ijuru. No mu gihe cya temporary abantu bumvaga batakwiga bakumva bafite ubushobozi, ariko kino gihe cya permanent ubumenyi bw'ijambo ry'Imana bukwiriye kugera ku bize bari kuri standard yo ku rwego rwo hejuru, bukagera no ku batarize. Ubumenyi bw'ijambo ry'Imana ntabwo ari ukujya mu ijuru, ahubwo ni ukubaka umuturage mwiza no kubaka umuryango mwiza uramya Imana abiturukije ku mutima, ukunda Imana agakunda n'umuryango n'igihugu, kubera ko aho hose niho dukorera. Rero muri kino gihe cya permanent turashimira na leta yacu ikangurira abantu kwiga bakigisha ibintu bazi bifitiye ubumenyi, kuko Bibiliya abantu benshi bayigisha igice kimwe, nango bakigisha ibyo bashaka. Ushatse kuba umuhinzi mwiza wasoma Bibiliya, ushatse kuba umworozi mwiza wasoma Bibiliya, ushatse kuba umutasi mwiza w'igisirikare wasoma Bibiliya, ushatse kuba umucamanza mwiza wasoma Bibiliya. Bibiliya ikubiyemo ubuzima bwose buri nkenerwa. Ariko iyo tudafite ubumenyi, twigisha ibyo dushaka tuvanye muri Bibiliya, ntidutanga ubuzima bw'icyo Bibiliya ivuga ku muturage mwiza, icyo Bibiliya ivuga ku muryango mwiza, icyo Bibiliya ivuga ku musirikare mwiza, icyo Bibiliya ivuga ku mucamanza mwiza, icyo Bibiliya ivuga ku muhinzi mwiza, buri kategori zose n'umucuruzi. Turi mu isi ikeneye kugira ubumenyi, ikeneye kugira ijambo ry'Imana mu buryo bwa nyabwo. Abayituyemo bakomoka mu muryango, bakorera mu butegetsi bwite bwa leta,
kandi bakwiriye kuba abaturage beza n'abakristo beza. Niyo mpamvu dukwiriye gutanga ijambo ry'Imana nk'uko riri. Icyifuzo cyawe uhereye aho bigeze uyu munsi, hari icyifuzo wari ufite icyo gihe ariko ntekereza yuko ntabwo aricyo gifite aka kanya wera bitewe n'ibyagiye bihinduka. Ni ikihe cyifuzo cyawe ufite kugira ngo ibyo ngibyo wavugaga bizagerweho, tugire umuturage wubakitse mu bice bitandukanye kandi yubatswe n'ibiri mu ijambo ry'Imana, aho kugira ngo abantu bice ku ruhande babigishe ibyabo, kuko utubwiye ko muri Bibiliya harimo ubuzima bwose. Yego. Nifite icyifuzo kandi gikomatanyana n'inzitizi. Yego. Turacyafite inzitizi. Inzitizi za mbere dufite nuko abari ba local representative bahagarariye amatorero usanga badakunda kwiga. Kivuga ngo iyo wigishije abantu rero batari local representative, mu gihe kizaza iyo bagiye gukora application yo gutanga inyigisho bahura n'inzitizi zibabwira ko ibintu bagiye kuvana mu mateoloji atari ko idini ryabo ryubatse. Iyo ni inzitizi ya mbere. Icyifuzo numva mfite kandi cyaguka, numva mfite icyifuzo cy'uko ba local representative bahagarariye amatorero bakwiriye kwiga rwose pe. Nubwo hari bamwe batabikozwa bumva ariko urumva nyine ukiri aho ngaho aravuga uti ni gute ngewe nshumbye itorero ndihagarariye, ati akumva nyine ko afite ubwo ari ufite ubumenyi, nta kintu nta muntu wajya kumwigisha ko ntawe ufite ibirenze ibyo afite. Ntago ari byo. Impamvu ntago ari byo, birashoboka nawe wicaye aha ngaha ntago wiga ntiwatangiranye n'ubunyamakuru. Mu masomo yawe watangiye urimo kwiga hari abo warushaga, hari n'abakurushaga. Yego. N'uyu munsi wabahuza mukicara, hari ibyo uzi batazi, hari n'ibyo bazi nawe utazi. Mu ijambo ry'Imana nta nararibonye ibaho, ubuzima bwose duhora twiga. Kuki abasirikare bakora training amezi 6 bakambikwa uniform za gisirikare bakazongera bagasubira mu mahugurwa, baba batazi igisirikare? Oya, igisirikare baba bakizi, ariko bagenda bagura ubumenyi ku byo bari bazi cya gihe bagisoza training. Bakongera guhabwa ubumenyi bw'aho bageze, bakongera gutegurirwa aho bajya, bamara kuhagera bakongera bagategurirwa ibindi. Ni nako ijambo ry'Imana ryubatse. Icyo gihe nubwo wamaze imyaka myinshi, turi mu isi y'ikoranabuhanga, turi mu isi ifite ibintu byinshi byagutse. Kiriya gihe cyacu nababwiye nta nyigisho z'ibinyoma twarwanaga nazo. Umuntu kwari kuva mu byaha akaza akajya mu ijuru. Yego. Niho twari turi. Ariko uyu munsi hari inyigisho z'ibinyoma nyinshi cyane. Bivuga ngo rero kwiga tukongera tukiga, tukongera tukiga, tukongera tukiga, kandi ibyo twigishije, ibyo twize tukabyigisha kugira ngo bizagire umumaro, si ukubibika mu mutwe. Yego. Nuko tubyiga tukanabyigisha. Nicyo cyiza. Bivuga rero ngo abo bavuga ngo barabirangije, ntago ari ukuri. Njye simbibona nk'ukuri. Bibona ko bakwiriye kwiga. Cyangombwa buri munsi dukwiriye gucira Imana bugufi kugira ngo ubumenyi bw'ibyo dufite tubusangize n'abatabakivuka n'abakinjira mu muhamagaro, kandi bikagenda neza. Icya kabiri, mu byifuzo ni nabyo njya nkunda kubwira abana b'abanyeshuri. Njya babwira ngo niwiga ukagira ubumenyi ntubutange, byari bikwiriye kurutwa no kutiga. Niwiga ukabika ubumenyi ukabutanga nabi, byari bikwiriye utari ukwiriye kwiga, wari ukwiriye gutanga ibyo ufite. Ikigira umumaro ni uko icyo ufite ugitanga kugira ngo ubone ikindi. Yego. Reka tubashimire. Murakoze cyane.